nongeye kubashimira kandi nanabasuhuza abakunzi b'ikiganiro amateka y'u Rwanda yazimiye. Turabakunda kandi tunabifuriza ibyiza gusa, bityo rero namwe mujye mutwifuriza ibyiza kuko nibyo twahawe. Ni urukundo, buri wese yakabaye akunda mugenzi we. Njye ndi Kavuna, ndi uwanyu. Igihe cy'ibizima, igihe cya Rurema, igihe cya Jambo n'abazima barankunze, ndetse ni nanjye wanateje Ruganzu ibibazo kuko atarangaruye, ariko ntabwo byari mu nshingano ze. Uwari wabitegetse ni Rurema na Jambo. Rero Kavuna ni uwanyu, ariko igihe cy'abantu nyine mu muri kure. Rero buriya uwaba afite ubwenge ashaka kurama yahura na Kavuna. Kavuna aracyari Kavuna nyine, ariko mu bitagaragara Kavuna arakomeye, ariko mu bigaragara ntabwo tujya tuva mu byo twaherewemo. Njye naherewemo kuvunikira ibizima, abazima n'abantu n'inyamaswa, ahashize n'ahazaza n'ahandi hazaza kera. Ngira ngo njya mbabwira ko nzagaruka muri 2700. Ihanganire rero muri 2700 kuba uzaba uri mu bwami bw'abazima utarazimye ngo tukujyane muri mpande eshatu, kandi kimenye yuko mpande eshatu izakurwaho iri ikazana aho yahagurukiye, hagati yahiswe Sudani na Ethiopia, ku migezi 3 ihari. Rero nshimiye umwe mu bakunzi b'ikiganiro, aracyari n'umwana muto, waremeye Kavuna ejo. Nagukunze muhungu wanjye. Kuremera Kavuna ni umugisha kubawe, kuri wowe n'abawe, kandi ntuzatinda kubibona. Abandi ngira ngo njya mbabwira ngo turabakunda. Urumva mba nicaye hano ku ntebe ndi jyenyine, ariko buriya wowe ubona ko ndi jyenyine, ariko burya mba mfite izindi mbaraga ndi kumwe nazo. Izo mbaraga rero ukunda Kavuna akamuremera akagira gute, ziramusanga hahandi. Cyangwa nugira gutya umuntu akabashyizeho sawa nka subscribe, hanyuma yagera ku kiganiro kimutoneka akaba yikuyeho, yaza kuzamuka yagera ku kiganiro kimwubaka akaba yishubijeho. U Rwanda rw'ukuri, ibitagaragara by'ukuri bikubwira guturiza hamwe, ntutambikije. Iyo utambikije hano ukaba urahari, hano ntuhari, buryo uba ufite ikibazo. Niba ukurikira Kavuna by'ukuri, ubwo urakorera ibitagaragara byiza. Niba utari kumwe na Kavuna, ubwo urakorera mpande eshatu, bamarayika b'umwijima. Rero ngiye inama nakugira, twebwe mu by'ukuri, mu bitagaragara by'ukuri, ntabwo twinginga. Urumva? Ntabwo twinginga. Ni ukuvuga ngo niba ushaka iby'ukuri, gumana na Kavuna kuko niwe uvuga ukuri.
kuri iyi si, ntabwo ajya atandama. Nuguma rero mu byo wagotomeye by'abamarayika b'umwijima, komeza ukorane na mpande eshatu. Igihe nikigera ukajya ahacecekewe, woherezwe muri mpande eshatu. Nitujya kwimura mpande eshatu, tuyizanye ku isoko aho yahagurukiye, ijya koherezwa hakurya ikazagoma, abarimo bakazagoma, nawe uzaba uri mpande eshatu, uzaba uri muri mpande eshatu. Witambikiza ngo aho uba uhari aho uba udahari, kama hamwe. Kandi ngira ngo murimo murabibona, hari ukigira se abuzukuruza n'ubuvivi. Iyo ugize amahirwe si umwuzukuru ubona, abari kumwe na Kavuna bazarama. Ubwo rero uyu muvandimwe yaremeye Kavuna, hanyuma arambwira ati njya nkunda, ati mu bisekuru byacu tugira ba Musana. Ese Musana ni iki? Ibyo ba Musana, ibyacu byose biba ari ubwiru. Musana si ikinyarwanda, Musana biri mu Kigande, babyita Omusana. Omusana ni izuba. Rero umwamikazi w'izuba bwo ku gikoma cy'ikivuge aba ari kumwe nawe, kandi niwe wakiriye ubuvivi, ari byo byiswe ibizima byaje guhinduka abamarayika. Ubwo rero nawe uri umwiru, nawe ubikomokamo. Arongera arambwira ati ndashaka kugira ngo menye, hari imbaraga mba niyumvamo ariko mba ntazi ibyo ari byo. Arahitwa Canada. Hari imbaraga mba niyumvamo ariko simenye izo arizo, kandi ndacyari umwana muto. Wambwira ikizima cyiswe Merano, ikimanuka cyiswe Merano igihe byamanukaga, isano naba mfitanye nacyo? Ubwo ngiye kubimubwira, kuko nubwo bavuga ngo baciye ngo abiru baracyarimo, bwa bwiru buracyabirukankamo bakiri batoya. Ngira ngo nababwiye ibimanuka bimanuka byiswe abakuzi, wowe nanjye n'undi dusangiye ibitaka byo hasi. Bimaze kumanuka ni nabwo n'imvura yemerewe kugwa, hanyuma guhinga bitangira ubwo. Dufite izina ry'uwiswe Rumeza. Rumeza yamanukanye n'imvura, ariko yongera kuzamuka, arongera asubira nayo n'ibimanuka, ibizima byabo y'abamarayika, kugira ngo yari atangije umushinga w'imvura kugwa hano, noneho Jambo na Rurema bakabimeza, hanyuma yitwa Rumeza hano, ariko arongera arazamuka kugira ngo ajye akoranya iriya miyaga yose, niyo mvura iboneke. Niwe ushinzwe imvura hejuru. Noneho uwaruje wiswe Merano, ariko mu mizi yitwa Merino, kuko ntabwo tuzongera kuzamukana nawe. Ni wowe ugiye gushinga ingoma y'abazima Rwoga, isimbure Karande unabizimize. Tugiye rero kureba isano Merino cyangwa Merano afitanye isano n'uyu mwana w'umuhungu ukiri muto wibera Canada. Tugiye kubireba. Mu kumanuka kw'ibizima
habaye imiyaga myinshi biratandukana. Urumva byaramanutse bigira imiyaga myinshi biratandukana. Noneho icyitwa merano, urumva aricyo icyitwa merano gitakara ahatari iwabo. Biguye icyitwa merano gitakara ahatari iwabo. Wumve iyo merano ituruka he n'isano ufitanye nayo muhungu wanjye. Bati reha, kuko byari bikirimwo yambaraga, byari bifite yambaraga n'ubu bifitemo yambaraga, nubwo gitaka ahatari iwabo ariko kiraza kurehareha kiti reha. Ubu ndimo ndavuga ururimi rw'ururi, ariko kuko yashatse kubana nanjye akaremera akavuna, ndavuga ururi ariko nshyiremo n'urunyakirima rw'ubusa kugira ngo ashobore kubyumva. Bati reha mpandera ndinde, ndandarande ariko ngere munsi yaho naherewe ijuru, kandi naherewe randinde. N'ubu hari ubwami mu bwiru bati ni ubwami bwa Real Madrid. Urumva aho umuyaga wakigushije, iyo mwicara muvuga ngo u Rwanda ngo ni aka kazingo, ubwo ndenda kukubwira uwo wiswe merano ugaragara hariya hejuru ku ijuru rya Kamonyi, agwa hatari iwabo. Ngira ngo mwabikurikiranye. Ati Real Madrid mu bwiru. Kirandaranda bukiriraho, cya kizima kirandaranda kirehareha gishaka gusubira iwabo. Noneho bukiriraho kigeze mu bwatsi bw'ikizima cyiza, uyu wiswe Satani. N'ubu tukibukira ku bikoresho birama. Mu bwiru bati ungurire merano made in Italy. Ubwo merano tuyibonye ahangaha hejuru ku ijuru rya Kamonyi. Tena ubu muri iki gihe, ubu ugura igikoresho cyiza nk'abaplamba, ngenda umuplamba, wigurira merano made in Italy. Ubwo merano twongeye kuyibona mu Butaliyani kwa cya kizima cyiza kishakiye ibituburano byacyo. Tugendane. Made in Italy. Niyo mpamvu uri umwiru udafite ishusho yirabura. Niyo mpamvu wowe uri umwiru ariko ukaba udafite ishusho yirabura. Ndabwira uriya mwana ni umwiru ariko ibimugendamo ntazi ibyo ari byo. Ni umwiru ariko afite ishusho yirabura. Ndagira ngo mubwire uwo ari we. kandi ntubarizwe ino, kandi merano akomoka abarizwa ino, kandi akomokaho abarizwa ino. Urumva merano akomokaho
akomoka aho ngaho hari kandi abarizwa ino. nuko uhagarariye nuko umuhagarariye aho yatakaye. Nuko umuhagarariye aho yatakaye mu nkengero za Kananda. Mu nkengero za Kananda. Nuko umuhagarariye mu nkengero za Kananda. Mu nkengero za Kananda. Mu nkengero za Kananda byiswe ngo Antonio. Ubwo Antonio sinzi ahariho, ntiwambwiye aho ubarizwa, ntiwambwiye, ariko mubwira ndimwo ndabona Antonio, ariko ndahamuhagarariye. Antonio ariko ndahamuhagarariye. Mubwiru bati hitwe Antonio ariko Antonio mubwiru bati Antonio ngo hiswe ngo Antonio. Hiswe ngo Antonio ariko ndahamuhagarariye. Mubwiru bati hitwe Antonio. Nibwo nari mvugishijwe. Urumva Antonio, urumva yamutaye hirya iyo. Ubwo wenda n'urugero ni ukuvuga ngo ahageze ni ukuvuga ngo yaje kuhashakira. Urumva cyari ikizima, cyari kivuye ahangaha, cyaragize gute, cyararangije ibyerekeranye no kubyara, kororoka, cyarabirangije kuko cyari cyarasize abazima hano. Ariko kigeze hirya iyo, kuko hatari ku bwatsi bwacyo, kiza kuhashakira. Urumva kihashakiye, noneho abamukomokaho kirahamubyarira. Baboneka ahangaha ari ku muzi uri hirya iyo, niyo mpamvu ariyo Antonio. Noneho Akananda mubwiru bati hitwe Canada. Hitwe Canada. Ubwo nabyanditse nabi, ariko muraza gukurikira ahangaha nabivuzeho neza. Mubwiru bati hitwe Canada. Ubu ibizima dufite mu bigaragara ni bibiri gusa. Merino ariho mubwiru bita Merano ku ijuru rya Kamonyi. Gihagaze ku ijuru rya Kamonyi kuko bakibwiye ngo Merino ntuzahave, twe tuzazamuka ariko tugusize ahangaha. Noneho Meraho. Noneho ikizima cyiza aricyo Rurema yaje kohereza Meraho. Ni ukuvuga ngo Meraho umberaho. Noneho wiswe ikizima cyiza. Noneho ariko
kuko yatanze icumbi mu bwatsi bwe muri merino, asiga hahandi cyiswe merano. Ubwo hano ni merino, hanyuma aho cyaraye ku kizima cyiza ni merano. Nuko merano yaje kuza. Rero urumva muhungu wanjye, urumva kuri umwiru, nagira ngo nkubwire aho ukomoka. Hanyuma merino amaze kugira yaje guhanga urwa Gasabo, aruhangira mu rw'imisozi igihumbi. Urumva ko imisozi igihumbi igenda ikagera no hakurya iyo ngiyo, mukaba muba muhahagarariye ariko mu buryo muba mutazi. Ni ukuvuga ngo kubaho neza kwawe ni ugukunda u Rwanda, kuko uhari kubera u Rwanda, uhari kubera merino ariho wiswe merano. Wanahisemo kumbaza, noneho yaje rero niwe watangije kogosha, gukata imikato gutya, byitwaga ngo ni ibisunzu, imiyira gutya. Noneho iyi mikato ikitwa akayira keza k'indiba y'ingoma ka Ruhanda wiswe Gihanga. Wahanze urwa Gasabo aruhangira mu rw'imisozi igihumbi, abantu batari bamenya ngo igarukira he. Urumva ko imiyaga yamujyanye ikamutura aho ngaho hiswe Real Madrid. Ngira ngo wumvishije icyo bivuga, byose biri mu Kinyarwanda. Ubwo urumva ni ukuvuga ngo ahantu hose tuba dufite abaduhagarariye. Buriya u Rwanda na Amerika, ariko iyo mvuga Amerika ngiye simvuga hariya hafungiye ibizima. Hariya nahafungiye ibizima, ariko bijya kuva mu kibaya cy'Ishiniyari aho byari bimaze kwiha kuzamuka, ngo byubaka umunara w'i Babeli, byaje kuhakurwa bijyana mu kibaya cyahitwa Nicaragua. Ngiyo mvuga Amerika burya mba mvuga Nicaragua. Ngira ngo nabisobanuyeho. Nzakaragwa, uzakaragwa ninde? Ninkaragwa. Urumva nagiye mbivugaho. Aho rero Nicaragua ni ukuvuga ngo iyo ubona u Rwanda rubana na Amerika, iyo ubona batajya bakunda gutandukana, n'igihe cyo gutanga ubwigenge babyirukankagamo cyane, igihe cya Rudahigwa, ukaba ubona badatandukana n'u Rwanda. Hari ibikunda u Rwanda byabizima bifungiye muri mpande eshatu, noneho hari n'ibikomeza kurwanya u Rwanda. Uzabona nk'iki kibazo cy'uyu bafunguye Rusesabagina, birukanka bati Rusesabagina ko adafungurwa ibiki, nta kazi ahafite. Ariko hari icyiciro kiri muri mpande eshatu kibwira abanyabutayu uriya ararwanya u Rwanda, kandi u Rwanda ni rwo rwatumye dufungirwa, ariko ntabwo ari rwo, kuko ni amakosa yabo. None urwanya u Rwanda nimumuzane, turabahereza ibihembo. Ubwo ni mpande eshatu bibabwira ngo turabahereza ibihembo. Noneho umukuru w'igihugu wacu nawe hari imbaraga imubwira ngo ariko ubundi gukomeza umufungiye aha, kandi abamushaka nabo mu bitagaragara, ugirana ibibazo na bariya bo mu bigaragara kandi batazi ibyo birimo. Ubundi kumufungira bimaze iki? Murekura agende, hanyuma bo mu bigaragara babone yuko gahunda yagize. Ni ukuvuga ngo nibiba bikorerwa mu bitagaragara. Ni ukuvuga ngo nagera hariya hari ibyo bari buhabwe mu bitagaragara, bya bindi bibakomeza ariko bitari bibakureho icyaha bakoreye ubutaka bw'Igihanga. Buriya
niba bafite izo mbaraga koko baza bagasaba imbabazi bakubaka ubutaka bw'igihanga, banakomera kurushaho. Buriya uri hafi n'ubutaka bw'igihanga aba igihangange. Muhungu wanjye rero, ayo niyo mateka ndavunaguye. Nzakubwira umuzi muremure uko nzajya ngenda nsohora ibiganiro. Ubwo utwara ibyo uri umwiru mu bitagaragara, uhagarariye akayira keza k'indiba y'ingoma wiswe Karuhanda wiswe Gihanga, kuko womatanye nawe mu bitagaragara. Nagira ngo nkubwire aho uturuka, kuko iyo wubatse Kavuna w'ibigaragara, ibitagaragara bimurimo biragusanga nawe bikakubaka n'umuryango wanyu, mugashobora kurama. Nimukenera gushaka kurama, nzababwira aho muca kugira ngo murame. Murakoze, ndabashimiye cyane.